gitondo nibwo nabyutse numva bararashe hirya mpita nirukanka ngo shike mpita mburana na Aduyi bahise bandasira aho ngaho byarankubise riranzamura rinkubita hasi nubamye bakurasa bakugezeho neza basigaga napfuye tena ariko mu mwanya wo guhumza no guhumura nahise mbembuka kandi narimo nibaza amasware menshi nkase naba nageze se mu ijuru ko ndimo mbona nibwo naje kumva Aduyi imbere kandi aravuga ngo yimayitiye no amutayibe baleo iwacu nta bitaro nta hantu bavurira nta kepfo ka ruguru nta muti ubwo byari bimeze gute bari badutumye kandi iyo badutuma aho ntibabeshaga icyo kintu cyo bari bagikiranutseho badutuma ngo bakatubwira ngo umunsi munyana tuzabatera umunsi wa mbere ndaswa banikoreye banshishije mwika tubana na leta mu munsi wa kabiri n'uwo muri icyo gitondo bangashe naciye mwika abasirikare babareba gutyo gusa kihwa bumva ngo babarengeje kwa Murima ngo babamanuye poezero ubumva umeze guza numva mbabaye cyane mu bintu biza bimbabaza no kumva amakuru mbere yuko izi ntambara ziba nari umusevire nari umusore mutoya nari muri projet zanje ziterambere ariko twayishiwe dusigaranye mu guhunga gusa igihu cyama gitibuka hagati yacu na Aduyi arahunga avuga amakuru ko yarwanye na Aduyi dasanzwe nakwe gatwari Aduyi wawe leta twari kumwe tiye intervenye igihe twatewe ariko ngo tumare kugeza Aduyi yamimanuka iduturuka inyuma iturasa amakompora idusaza z'amashini gani turasaza gusanga mu muhanda urimo abasore 50 ubonetsemo imbunda zibiri zitatu mwaterwa abantu 80 bakaje nyuma y'imbunda zine zigiye kwitanga igitero c'abantu 200 bafite imbunda bose n'ibikoresho twabanaga na leta twahunganaga nabo banatanze amakuru yuko tumeze mwamenyaga amakuru gute mugatabara gute aha hatewe bahawa gufite magazine yuzuye reka yuzuye uri umwana wande wewe tagusha ugomba kutuzanira umubari w'umusaruro wakuye muri aya masasa 7